munane ukwezi kwa munane 2025 mu by'ukuri rero twaba tuje mu makuru ya update ndi kumwe na mugenzi wanjye Bemba mambo vipi? Mambo ni salama, ni safi kandi nanjye nshuje abantu bo kuri Kivu iwacu ndetse nabo kuri Ntare official nabo simbibagirwa nabo reka masoze mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza, bifuriza kugira Imana n'amafaranga. Yego, kuki buri ukunda kuvuga Imana n'amafaranga? Impamvu burya iyo udafite Imana ugize Imana, Imana iguha amafaranga. Ariko ugize amafaranga utagira Imana ntacyo byaba bikumariye. Bivugitse ngo ugomba kugira Imana ukagira n'amafaranga kuko Imana niyo yatanga. Imana ngo nifuriza abantu bose kugira Imana n'amafaranga kuko nibyo bihatse si turimo. Donc nta Mana nta buzima, nta mafaranga nta buzima. Yego. Aha, Bemba tuje mu kiganiro mu by'ukuri aho tugiye kuganira ku makuru agiye atandukanye ya update. Tugiye kuganira Kivu, tuganire na Nord Kivu, turebe umutekano umeze bite ku makuru ari kuvugwa muri Sud Kivu, dore ko Laurent Kanyuka amaze gusohora itangazo rivuga ko ibitero muri Sud Kivu impande zose mu by'ukuri ibitero byibasira abasivile, ubona ko ari itangazo ryo gutangaza. Mbega tugiye kubwira abantu ikirere ikintu cyo navuga nuko ubona ko ngiye nkunda kubivuga ubu ngubu urugamba niho rwakara, kuko ikintu kigaragara kuba igisirikare cya FARDC gitangiye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye birimo abaturage ndetse bagasibura no kujya kubigaba ahantu hari defense z'intare za Sarambwe. Urwango rwa rugamba rw'aba ministre batangiye kujya bavuga, abashinzwe ingabo za FARDC n'ubundi bagiye batangaza urwango kano kanya navuga ko ariho babigaragaza yuko urugamba n'ubundi ko rutangiye. Nibwo urugamba rutangiye guhera ku itariki 27 z'ukwezi kwa munane urugamba rweruye none ruratangiye, kuko mu gihe FARDC iri kuzana drone bagakoresha babacanshuro, donc urugamba none ruratangiye mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo niba bari kwatakisha drone za CH4 bakatakisha na drone za kamikaze, kuko nizo drone zakoze muri urugamba rwa none. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hari habaye ibitero ahantu bita Rugezi. Iyi Rugezi rero n'ubundi bongeye baraza bayigabamo ibitero, gusa byose turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Ubwo Bemba abantu banyuremo amakuru yiriwe avugwa n'ubundi nuko hari imirwano n'ubundi yabereye hariya za Rugezi kuri biraro mbiri. Imirwano itoroshye n'ubundi ibera Kadasonga ni muri Karehe. Indi mirwano n'ubundi yagiye igaragara cyane muri Karehe ndetse na Mwenga n'agace usa naho uri guturuka muri Shabunda, ariko muri Parike Nationale ya Kauzi Biega ubona ko hagiye hagabwa ibitero n'ubundi byagiye bisa naho byibasiriye abasivile ndetse bikibasira na defense za M23. Uri kumva ko ni ibitero n'ubundi navuga byabaye byinshi muri Sud Kivu cyane, kuko muri Nord Kivu aho twavuga habaye ibitero navuga ko bitari bikaze, ariko nabyo n'ubwo ni M23 yasinyaga defense za Wazalendo muri NDC Renove ariya muri mu gice cya Zawarikare. Urwa mu Sud Kivu turebye niho turasanga ko ibintu byari byakaze, ibintu byari byakomeye, byari byabaye shambaride, kuko nanumvaga n'amawodi yavuga ati haba bagangi bikona basiniperi bamoja bahatari kabisa. Ikintu kigaragara nuko ibyo uvuga n'ukuri, abasniper ba M23 n'ubundi barakaze kuko hari n'abagiye bafatwa n'ubundi bo muri za Wazalendo n'ubundi bagafatwa na M23. ubona ko ari ibintu bitari byoroshye. Akandi gace n'ubundi kabayeho imirwano n'ubundi ni hano muri nibaho bita za Buhimba, ni muri Warikare n'ubundi naho byatangiye ku munsi w'ejo, donc ni mu nkengero za Oso Banyungu, ni secteur Oso Banyungu iri muri Masisi na secteur wa Niyanga ifite amagroupement menshi harimo Walwa Yungu, Rubereki. Donc aho ngaho niho naho hongeye kubera indi mirwano. Abamayimayi bo muri yo bita Uhuru Mark
baje muri patrouille baza guhura na 23 barasekurana ndetse ahubwo baza kwatakaza n'ibikoresho bya gisirikare. Uribuka ari akadasomwaho no muri kiriya gice cyo muri za Ntuza kadasomwa burangarutse muri kare kadasomwa ni nyuma ya Numbi, ni urenze Numbi ucyanuza hashangi ugakomeza n'inyuma kuko harimo amasaha agera muri 18 n'uvuye za Numbi n'amaguru ubarenze za Ziraro ya ukumva ko n'ahantu hari n'ahantu kuri barigre abantu b'iwacu Masisi, abantu b'irucuro ndetse n'abantu bo muri kare hano za Minova. Hari n'abanyarwanda bagiyeyo bavaga mu Rwanda bakambuka bakajya kuhororera kuko nta hantu hari ubutaka hari tereferiture hera cyane, naho bagiye bajyayo. aho ngaho naho M23 yahacaginze imbunda nyinshi kuko hari abajenari bagera muri 7 bavuye za Numbi bava za Rumbishi bose bahunga bari kwerekera muri ibyo bice. N'ubundi ubona ko M23 nabo yabashije kubakurikira ibabwira ati ari abitwa babahigi yari yaranarashwe muri iyi minsi ukuboko yego. Urumva ngabo bose urumva M23 iri kubasasibiriza iri kubabwira ati ni muzi. Hari abandi bitwa babizagwira hari uwitwa General Mugabo yararashwe aranapfa. General Mugabo uhe jo muri FARDC wasidikivu umuzalendo waguruza. Urabona ugeze umaze kuva muri parike ya Kauzi Biega ukagera za Bunyakiri ukazamuka Ramba, we aturuka ruguru ahantu gutyo yitwa ngo za Bushenge za Bushenge abayona uri hariho nabo n'ubwoko bw'abatembo hari ubwoko bw'amatembo ariko haba ubwoko bw'amahutu. Yego ubundi hari abatembo n'abahutu usanga ko banegeranye. Ahubwo reka twivugire kuri no mirwano n'ubundi kubijyanye na zino drone icyo bishobora icyo byangirije rega Rugezi kuko ari Rugezi ku makuru ari Rugezi na za Biraro mbiri na za Gipupu hari abasivile babashije gupfa, hari inka zapfuye. Ariko ku munsi w'ejo hari abashumba 3 bari bafashwe na zirangabo zo mu Burundi ba FDNB bakubita abo bashumba kugeza igihe bapfiriye, harimo n'umusore w'imyaka 20. Ni ukuvuga ngo aho abashumba bari baragira inka zabo mu rugo kuragira inka zabo bafashwe n'abasirikare b'Abarundi, bafashwe n'igisirikare cya FDL cyangwa se n'imbonerakure kuko bose barimo. Nabonye Kanyuka muri communique yatanze avuga ko avuga igisirikare cy'u Burundi, akavuga imbonerakure, akavuga abacancuro, akavuga wazare, akavuga FDL ndetse na FARDC. Yego FDL ziri hariya nazo ziri mu bwoko bubiri, ariko bariya FDL bariya nabo muri CNRD kuko uribuka ko ari FDL foka iriya CNRD nayo iri hariya iri hasi muri Plaine de Ruzizi. FDL hasi muri Plaine de Ruzizi iyobowe n'itwa Jeva Hamada ni uri hejuru. Noneho Gerard Hamada ni uri hejuru uri kumwe n'abo FDNB n'ubundi yo hejuru na FARDC. Jeva nawe akaba hasi hariya muri Plaine de Ruzizi ya Kavimbira nani Jeva ni urimo. Nuko ngo ayo ma operation ari gukorwa iyo hejuru n'aba FDL ari gukorwa na Hamada, agakorwa ari undi mu colonel wavuye muri bari FNL Paripehutu yari yobowe n'uwo bita Agatorwasa. Uwo yari uwo mu colonel yaje yabaye hano za Sake araza hariya za Rubaya arakubita mwita colonel Aroni yaraje aranakubita. Urumva Aroni yaraje arakubita Kanyamahoro ashaka kudeborode 23 kugira ngo ayitange inyuma mu mabere y'inkumi kugira ngire muri defense inyuma kuri za tuwazatene. Agize ko aradeboroda gutyo agwa mu migozi ya M23 tuwazatene za Kibumba n'abari za hano Kanyamfiya agwa mu migozi. Aho ngo M23 ihacaginga imbunda inahasiga imirambo myinshi. Bukeye Arona agaruka kujurira agira ngo ajuririre imirambo ayijyane. M23 yongeye gukubitira ku mirambo. Uyaroni ngo karita afite ngo buriya ngo ku rugamba nta buraga agira ngo kuko yanisha umugore we.
yes yishe umugore we Justin yamuteye grenade kuko yishe umugore amutera grenade umuhoye kuko umugore amubwiraga ati aba bantu buzana buri munsi wishe bishobora kuzangiriza abana mu mutwe uriya Aroni rero bari baramushinze niba ari jede yarashinzwe iperereza hariya n'ishyamba yararimo Aroni baje kumwohereza ngo azamuke iyo hejuru nk'umukiriminere wo bazi ariko banazi ko Aroni afite ikibazo cyo mu mutwe uriya Aroni yaracanganyikiwe yarasaze ni generale ni koloneli w'umusazi ariko bakoresha mu gisazi ejo bundi yari yafunze abarundi arabafunga bati mwagegera mwe simwebwe muri gutuma nguma muri ino shyamba ati iyo muza gutora FNL Parmehutu ubu ngubu nanjye kirenda zamuka nkajya hejuru none mwongeye gutora FDD bo kwa nuza mwongeye gutora CNDD-FDD arabajyamo arabahondagura abaturage niho rero babirebye baravuga ati anatanda kuko ni umuntu amenyereye kwica reka tumweze ajye kuba ari gukora jenoside mu Banyamulenge bamuzamuye ejo bamuzamuye hariya no kuri bari abashumba 3 bishwe bakubiswe bavuga ko ari itegeko ryatanzwe n'umusazi witwa Aroni niyo mwita ko ari umusazi kuko ntabwo bamwe ngo umuntu avuga ati nishe umugore wanjye ngiye gukubita abantu ngiye gukora ibintu afite imodoka iri sans plaque imodoka iri sans plaque ntabwo yambaye plaque FDNB cyangwa plaque z'u Burundi ni sans plaque yande kuza sans plaque ya film ni ukuvuga ngo ameze nk'umuzarendo ni umuzarendo rwose ni umuzarendo justement ni umuzarendo niko umuntu yabivuga uri Aroni rero niyo bazamuye hejuru nyuma yo kwica abo ngabo mama 23 irazira kubita ari hafi ya za Rugezi n'ubundi ikubita ubudefense irabutwikira bugwahwanya bwa FRDC n'ubwo bwo abahamada nabo kwa nani kwa Ngoma Nzito noneho baratabaza baravuga ati noneho baratumaje Yakutumba si harari Yakutumba ntabwo ari muri izi operation Yakutumba buri ari muri Moeplat naho muri kiriya gice kiri muri hejuru za Fizi harimo Ngoma Nzito kandi Ngoma Nzito twarabonye bavuga ati Pasiteri Revera Pasiteri Ngoma Nzito ejo nakuya kugombo wa Bukavu akagenda agakoresha n'inama Ruvungi nukuvuga ngo kudeployinga ahantu wa deployinze ni wo buhari ariko aho deployinze hoze nese Fandi Makenga uko ageze iyo ngiyo uko ageze Bukavu abageze warikare haruza hari nubwo ngo nungu ajya yiyerekana hamwe sibyo ariko handi nawe ariko nande dari abasirikari kuko witwa na Rene Tongwe bamwita General akaba n'ubita ngo ni Kasimbira John se siwe nuza Makanakika oya hari ubita Makanaki ubundi ni Makanakika nuko abantu tubivuga ngo ni Makanakika Kasimbira John Makanakika Kasimbira John we akaba n'ubita Kamama kana hari na ubita yarapfuye yanishwe na bene wabo hakaba ubita Foka Mike no ndo ari ministre hari benshi hari abita ngo niba ari ba Dawidi Liberateri bande ni benshi hari abita ngo nasema General Maheshe nawe ari hafi ya za Shabunda General Maheshe ari hafi ya za Shabunda none rero bakimara kubona yuko ibintu byabakomeranye bamanje bohereza drone ejo drone z'ubutasi barangije nyuma niho baje kohereza zira za kamikaze na CH4 kugira ngo zize kubombarda ariko kugira ngo bateshe umutwe baza kubombarda mu bice bigiye bitandukanye hari drone zaturutse Burundi izo drone rero zaturutse Burundi ngo nizo drone zashoboye kudeviyasisha ikirere izo drone zaje ziyafitiye zirasa Kavumu nizo drone zaje zirasa Karehe nizo drone zaje zirasa Kadasomo ahubwo none ngiye ku makuru nari maze kubona baramaze kumira ko drone zarashe hejuru muri Minembwe zaturutse Bujumbura drone zaje kurasa no muri Karehe zikaza zikarasa hariya za Kadasomo aho bakubitswe na mama 23 yabakuriye akantu kagaje kadasanzwe zaturutse Kindu muri Maniema kuko ubundi ntabwo ari kure cyane bakavuga ko zaturutse Kindu muri Maniema
ariho zari zikambitse n'ubundi zaturutse ariko zavuye Kisangani ziraza zizari Kindu arizo bohereje n'ubundi ziza kurasa muri biriya bice ngo ku makuru wenda nawe ushobora kuba wabonye andi yawe ariko njye bambwiraga ko drone zarashe iriya hejuru Minembwe atari zo zarashe hariya bivugitse ko rero ahantu ndi kuvuga ngo urugamba rugiye gukomera kwa kundi kuza kurasa abaturage kadasumwe ziriya drone zisha abaturage Kavumu naho zisha abaturage na Rugezi zisha abaturage zica inka sibyo uri kumva yuko ibintu navuga ko bitoroshye kuba noneho batangiye gusibura bakaza kurasa ku baturage bakajya gutera defense za M23 ahangaha niho rugiye gukomerera ni ukuvuga M23 nayo ifite drone yabatse yaranazikoresheje za muze za yarazikoresheje ubwo yafataga muri bice byo muri Mwenga iriya muri za nani za iri uri kwerekera za Kamituga muri bice gutyo yarabikoresheje za muze ananye ari kunyisha ndahibagiwe hano hantu kabisa turaza kwibuka ubona yuko M23 nayo icyo nakubwira cyo kimwe yazi Muramba muri groupement Muramba Muzinzi hariya yego ubona yuko urugamba none rugiye gukomera mu buryo bukomeye cyane kugira ngo abantu babyumve nuko urugamba rugiye gukomera mu buryo bukomeye ni urugamba rutandukanye n'urwo twabonaga FRDC wabonaga ko urugamba isa nkaho yaruvuyemo hashize iminsi 2 FRDC yigizeho bazarendo kugira ngo isigarane umujyi muri Uvira abazarendo barakubiswe bamaze gukubitwa baragenda bihagaranye hehe ku musozi bigaragara ko bazarendo bo muri Uvira bisa nkaho urugamba baruvuyemo bavuze ati mwebwe twafashe imbunda kugira turwane none abasirikare bacu dore bapfuye aba basirikare bapfuye bange uwata M23 bange kamata ta M23 matefa lakini nyie FARDC mnaamua kuwaua siye tunajipandia milimani mubakie wapi mubakie mu Uvira bivuze iki rero bivuze ko iyi FARDC yiteguye gukina finali n'abasirikare b'intare za Saramba ntabwo urebye noneho wazalendo bo baravuga yuko FARDC ari umufatanyabikorwa direct wa M23 kuko ukurikiranye nuza abafande navuga hari nk'umugenerali uri hariya nawe yitwa Evariste niwe operation commander wa Sokola D yavuze yuko wazalendo bagomba kubafata bakabafunga kubera ibikorwa byabo bari gukora bitujuje ubuziranenge bahita bakuramo wazalendo 14 bavuga ari kijana bari hariya za ni Kavimbira ni Kavimbira hariya ku byambu kuko yego baba ku ma entrepôt atandukanye barabafunga abo rero nabavugaga ari kijana hariya bahise bafungwa n'ubundi uri kumva ko wazalendo bo bahise bazamuka hejuru mu misozi muri ya misozi bari kujyamo nyimo harimo M23 wenda hari ahantu ujya usanga nk'amakuru ngo M23 ngakoze infiltration ngo yinjira ngo muri Uvira ugiye gufata kilometrage zirimo niyo njya gukora infiltration ari ikintu bita operation arede abantu bazi operation arede ni operation mugenda mugapanga mukavuga bati tugiye kujya mu mujyi wa Goma turamaramo iminota 15 wizro turayikora kuri kare agasozi iyo operation byagenda nabi kugira atagira upote yatura uwanyuma duhurire ku musozi kuri ya musozi kora aya masaha mugahana mugati tugiye niba turiba niba ari ingurube nibyo niba tugiye kwiba umunyu n'umunyu niba ari amasabuni ni ibitaro iyo niyo bita operation ariko na umuntu ukumva aratangaje ngo M23 ngo Uvira nose yakoze iyo operation none se iyo baze muri 40 km wazigenda amasaha ni kure ngo wakwitegura kuza no gusubirayo bakujwirega inzira ntinaruye ntabwo yaruye inzira imizitane kandi noneho njyewe ikintu cyo mbabwira nuko kugira ngo M23 yinjire muri Uvira niyo yakwinjira yo gutera intosho izinjira ikomera ntabwo izinjira gushora niyo yakwinjira itera intosho
izinjira ikomera ntabwo izinjira kugira ngo ikubite mu gihuru irebe ko ari ikivumbukamo kuko wenda reka ngwereze nk'urugero njye ntabwo ari wazalendo wenda mvugana nabo FRDC bari hariya kuko turabafite benshi ubu ngubu ejo bundi bari bafunze 172 bamaze kongeraho ari 220 n'abandi abo nabo mu bwoko bw'abahutu abanyamurenge abatembo abandandi ni bake ariko nabo barafunzwe hakiyongeraho abashi n'abahunde n'abanyanga babahora bati muri M23 muri byitso muri M23 marigre wenda bajyanyemo amatelefoni muri kashomwo bari ukumva hafunzwe abasirikari 300 hafi 400 barenga hafi 400 uri kumva ko niba bafunzwe hafi 400 abo ngabo nuko ngo ni reserve force ya 23 ibukano ibikavu ibyabaye barabafunguye iyo bita kansayo. Yes, abari bafungiye no muri prison centrale ya Bukavu bamwe barangije na kose bamwe n'abapolisi bababonye abari bari hano mu munze arabo mbona birwaga ku mupaka bari bafunzwe bagize amahirwe yo ko mama 23 yabafunguye abo nabo ni reserve force navuga bari barabiki mama 23 ibyo hafi 400 bari hari usanga bari gutabaza bari kuvuga bati wakufungura nevetro nta wundi wadufungurira ni M23 nibuka ko ari n'umusirikari umwe ufite uri hariya uretse ko reka ndeke kwirirwa nkoresha ijwi rye yari ambwira bati ngo none se wowe wenda kuri tele ahantu mu 23 iri ubona ko bazagira hano byari kugira ngo tuve muri ubu mwana wawe ubutumwa ya kikoloni doge ngo n'ubutumwa bumeze nkaho ari igikoloni cya guverinoma ya Kinshasa babashyizeho ati muzahagera ryari ubona yuko rero ikintu nacyo navugaho ubu ngubu ni urugamba rugiye gukomera ubu ngubu ni urugamba rugiye kugusobanuka hari umuvandimwe umwe nabonye ni ku kinyamakuru kimwe arandika aravuga bati muze Colonel Nanga tubwize ukuri urajya Kinshasa kumva cyangwa uraguma na Bukavu uzufate Uvira urekeraho ati se none waje ukabikora tukamenya uruhande duherereye kamutenda Kinshasa ukuye kama utabakia useme umebakia ufungure mabanki zako zengine ukieko na mone ushiremo n'amafaranga yandi tuzadukoresha ati cyangwa ikintu turi kugusaba tugirire vuba vuba yukanyira Kinshasa ugende uzirike gisegeti yego numara kurizirika gisegeti ufungura amabanki n'ubundi baze tubona amafaranga ati reka ngo ikintu kimwe nabonye yanditse bati ibiryo byamaze kuboneka chakula kikodesha ariko nta mafaranga yo kubona hakuna makuru kuko ni ikibazo gikomeye oya cyo kuri gome ibiryo birahari no muri na Bukavu hose ibiryo birahari kuko ibiryo biratembera amabarabara niba wabonye ko ku cyumweru twari twatashye twari turi mu kureba uburyo umuhanda wa ugeze kuri Entre Karuba werekeza Mushaki ukagenda Matana werekeza iyo ngiyo za Bihambo Gasheberi Masisi imihanda irimo irakorwa rwose n'ibiryo birimo birihuta ku buryo byagera Igoma mu buryo bworoshye ariko nanone ukibaza ngo urugamba M23 irimo iratakisha drone nayo bakayatakisha indi drone bivuze ko hakeneye abasirikare barwana bidasanzwe atari abasirikare bapasije force ariko kamaze nakubwira reka njya nkubwira ikintu kimwe aba basirikare bapasije uba afande turinda abasirikare oya reka nkubwira ikintu kimwe abasirikare nibasigare mu mujyi ujyane abana wakoresheje ajyane ba makasi reka nkubwire nta kintu kirwana nk'umusirikare upasinze doke mu rugamba rubaho urugamba rukomeye umusirikare upasinze ukuvuga ngo abasirikare rega nawe urapasinze urabona udapasinze
ngewe nagiye mbona abazi nka generali nyine umusirikare upasinze ashaka kwerekana oya reka nkwereke uburyo umusirikare upasinze arwana bose n'abafanda aho bari barabizi umusirikare upasinze premièrement abavuye kuri kosi agishyushye kandi abafite ikintu bita teori na pratique iyo yabonye pratique niyo yo kumasha kugenda akajya kuri target iyo bita shadeti akamushyira hari akagenda akarasa mu mutima akarasa umutwe ubundi umusirikare ikintu cya mbere bamwigisha kwicira yes kwica rero ni ukwica aduye ntabwo bakwigisha ngo uzabone ngo murase hano ngo umufate kubitira aha ukubitira hano mu mutima hahandi harahitagwa nicyo bakwigisha nicyo bigisha umusirikare none se batakwigishije kwica bakwigisha iki ntabwo bakwigisha kwica umuturage kwica ihene bakwigisha kwica aduye niyo mpamvu uzajya kubona ukabona iyo mugiye kuri shandetire bagushushanyiriza umutima niba urasamo bakagushushanyiriza agatwe bakakwereka hano nibura upfa kurasa umutwe burya umutwe wurashe ukawurasa nta probleme ntabwo bakubwira ngo uzarasa akaboko ngo kishe ugiye kumuzana murasapfe nuko ngo bariya rero baba baragiye babibona ari teori baba bashaka kugira ngo bapurike noneho bariya kugira ngo bazakore wizidoro aba ari ikibazo gikomeye hari n'igihe bakomandinga ngo murundi nyuma ufanya wizidoro bakakura ati negative bagatangira kwikomandinga kugira ngo bakwereke ko ari abasirikari ku buryo baravyuka babwira ati iyo habonetsemo ikigwari aba ari ikigwari kizaba ikigwari kugeza iteka ryose ariko uwavuze ati turase mbaye umusirikari warashwe arakurasira akakurasira jusqu'à la fin kuko aravuga ati n'ubundi narashwe hasimbamo ariko baramfata magazine zinshiranye bikumva ko umusirikari nguwo arasira kukugira navuga kutabaho niyo mpamvu rero ikintu cyo nakubwira cyo ahubwo fande nafate bano bari gupasinga bano abari bakubise babajyana hari imbere bariya bari bamaze iminsi bagenda bari gupumuzika ahubwo bajya kubahereza musada kuko ntabwo wambwira ngo urambwira umwana watangiye kurwana intare zikiri yari azasarambe uno aracyari ku isasu arakomeza abe ku isasu ari gukomeza ari kwerekeza warikare n'abapumuzitse yegere hino babandi bari kuza bamanze bagenda ngo babakamiliki wenda babavangavange ariko muri bano bari gupasinga abashyashya harimo bamakasike nabo barayabaha icyo cyo reka mubwire umwarimu n'umwe umuyobozi n'umwe komandema n'imwe imyenda n'imwe imbunda ni zimwe isasu ni rimwe icyama ni kimwe kuko niba ari urugamba rukomandijwe na Colonel Padiri aragenda bamuhereza bashya agenda bakomandinge nk'uko akomandingaga babandi bamujyana kwa Ekotamu Cheri we nawe afite abakomandinga bakamujyana kwa Ekotamu azagira kwa Ekotamu mukomandinga bamujyane kwa Kabaka bamujyane kwa Mafiye bazakomandinga kwa kundi bakomandinga bamujyane kwa Gakupe komande bazasanga ari yayindi nuko ngo ahubwo bari bakeneye kugira ngo kuko ntabwo barahita babona umukoloneli babajyana kuri komande murabakomandinga ahubwo nibabareke bagende basange babandi bamaze igihe bagiye kumyita bashyuhe bakoresha Mariya rero ikintu cyo mubwiye cyo kimwe ni nk'umusirikari wari uri muri FARDC yarigize indwanyi akaba avuye ku rutyazo amaze kujya mu bugi umubwira ngo uranirwa kumurujyana ku mirongo bamaze kumutoma ile ujinga isaba rero bamaze kujya mu bugi donc uvuye ku rutyazo urujyane ku kazi ugenda ujye gukora wapurike bya bindi urambwira ngo urafata amezi 6 niba arangije baje kukwicaza igoma se waje gucuruza amakayabo abaje gucuruza amakayabo akazi ubundi umuganga akazi ke n'ukuvura umusirikare akazi ke n'ukurasa umunyamakuru akazi ke n'ugutanga amakuru kutumeze yes umuprofeseri cyangwa umwarimu akazi ke n'ukwigisha ntabwo urafata umusirikare ariko ntuzarabivuze Pande Jimmy yaravuga ati abasirikare tuzabavana mu nasigaremo polisi na local defense ubundi abasirikare bajye hehe ku kazi sibyo uko ntabwo uzafata umushoferi umubwire ngo wowe shoferi ngo jya gutema ibigunda ndandukanye shoferi uzamuhereza imodoka igihe kizakwereka ko akora akazi nyamara rero bagiye kugenda ariko ikintu kigaragara nuko akazi kagiye gutangira Bujumbura resistance Bujumbura
ariyo yizanye muri ibi bintu ko event ubona kintu iri gushaka ku Barundi ariko kuki Barundi babaye engaged. Abarundi ntabwo ari Abarundi bose. Hari umurundi wambujije namwe ati ngo ninka zajya mvuga ngo fufu ntabwo ari bose ngo nzajya mvuga ngo abadede. Abadede ni ibisambo gute bashaka kwiba. arya nibo bari mu ya poste Abadede nibo bari mu poste. Abadede bashaka kugira ngo bibe, ribo barimo ntuza uriya ni perezida. Bashaka kugira ngo bibe, nibamara kwiba bo icyabazanye n'ubujura ntabwo baje kurwana intambara, ahubwo ikibazo nuko ibyo baje kwiba babibuze, ahubwo bakaba baracyuye imirambo n'utujorite. Umurundi yarambwira ati ngo umurundi wagiye muri Somalia iyo apfuye umuryango we bamuha miliyoni 50 z'amarundi, ariko uwapfiriye muri Kongo yaje kurwana muri no ntambara yo iwe uwo murundi yaramwe ngo ni intambara y'ubugoryi, ni intambara iri gukereya ngo bari babasezeranyije ikirombe cya Rubaye bazaze bakibone nk'ikiriya ntako kimutse. Ngo umurundi wapfiriye muri Kongo yaje mu ntambara y'inda yo kwa Neva, ngo ikintu bamukorera kimwe ngo ni ukumushakira iyo bita sake de mort, ngo bamuhamba mu bisashi. Nta kiriyo bamukorera, ntiwemerewe no kumuririra, ntiwemerewe no kuza kumushyingura, ntiwemerewe no kuza kumushyinguraho, nta n'igiceri cy'ijana y'amarundi icyo ubona nk'umuryango ni ukumera nk'uwapfushije imbwa. Kandi nawe yaragiye mu gisirikare nk'abagiye muri Somalia. Uri kumva rero ko Abarundi bafite ikibazo cyihariye kuri ino mirwano n'ubundi iri kubera ahangaha muri Asirazuba bwa Kongo. Noneho dusoreze ku kirero. Ibyo twasorezeho rero n'ubundi wenda nakomeza kubwira abakunzi ba TV Iwacu ni Intare Official, kuko Intare Official niwe uri kubonekaho cyane. Niho ndi ku Intare Official, niho ndari rwose na macacari tuba turi kugara ku Intare Official cyane kabisa. Wakore subscribe ukora no macano yacu, na handi hantu wasanga amakuru y'umwimerere tarimo ibihuha tarimo kukubwira ngo event yigeze Uvira kandi ngo yinjiye Uvira gukora operation ikoze kandi taranagera Bwegera. Icyo ni ikibazo cyo event ruwani iragera Sange. Yakora reka mubwira ikintu kimwe wenda ungaruye hariya, ntabwo M23 izafata Uvira iturutse rya muri ura muhanda. Icyo kintu cyo rwose mu kiteri izayihangukiya, izayimanuka rero ndi kukubwira ngo izamanuka iri gukubita intosho kandi iri gukomera. Ariko mbere ushobora kuzasanga Uvira ifashwe nyuma ya Baraka ikamanza yafatwa, ndetse bakarekeramo bariya bakaba Uvira kugira ngo Abarundi bakomeze bikusanye. Intare zasambwe n'amadu bakerekera Fizi, Uvira ikirimo. Uri kumva nta handi bazaba basigaranye uretse kwinjira hehe mu Burundi. Uvira rero iriya ngewe ari n'igihe njya